Muraho neza mbahaye ikaze nanone kuri Frabanesha TV. Ndabasuhuje, ndabahaye ikaze mugubwe neza mu gukurikirana ibiganiro byacu bya Frabanesha TV. Ndabashimira mwese amatwandikira ku biganiro bibaryohera, cyane ko ibiganiro tuganira hano kuri Frabanesha TV n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, n'ubuzima bwacu bwa buri munsi mu rugo, n'ubuzima bwacu bwa buri munsi mu rugo. Rero dukomeze kugubwa neza mu ngo zacu, dukomeze kugubwa neza mu miryango yacu. Rero turi kuganira muri iyi minsi kuri byinshi bitandukanye, mu bikomere bishobora gukomeretsa umutima, mu bikomere bishobora gukomeretsa amarangamutima yacu, bimwe na bimwe mu buzima bishobora gutuma amarangamutima yacu yangirika, ugasanga umuntu yabaye umurakare wenda biturutse ku kintu runaka, ugasanga umuntu yabaye umurakare ntagiseka, arareba n'umuntu uri guseka akagira ngo umuntu uri guseka ararwaye kubera ko yumva muri we nta bitwenge bihari. Ni byinshi cyane bishobora kwangiza amarangamutima yacu. Rero ni byiza ko dukomeza kuganira kuri byinshi bitandukanye, uko mugenda mutwandikira mu gikari biradufasha kandi bidutera kuraje kongera kuganira namwe. Ni by'igiciro rero uburyo mudutega amatwi, uburyo mutuganiriza namwe mutwandikira, Imana ibaho umugisha cyane. Rero mu bice bigize umubiri, nako mu bice bigize umuntu harimo umubiri, harimo na roho, harimo mu bice bigize umuntu harimo umubiri, umwuka n'ubugingo. Mu bugingo rero niho dusanga igice cyitwa amarangamutima, niho dusanga ibyishimo, niho dusanga umubabaro, niho dusanga umunezero, agahinda n'ibindi. Niho dusanga byinshi, umubabaro, agahinda se, ishyari, umunezero, ibyishimo ni byinshi cyane. Rero hari ukuntu umuntu ahitamo, iyo wamaze kubimenya cyangwa kubisobanukirwa, uhitamo kumenya ibyo ituza mu bugingo bwawe cyangwa ibyo ituza muri wowe. Ushobora guhitamo gutuzamo ibyishimo, ushobora guhitamo gutuzamo amahoro, ushobora guhitamo gutuzamo imbabazi, cyangwa se ugahitamo gutuzamo urwango. Icyo gihe ni amahitamo mabi. Gutuzamo urwango n'ishyari n'ibindi bintu bishobora kwangiza cyangwa bikangiza abandi, mu by'ukuri uba ukoze icyo bita amahitamo mabi. Ni byiza rero ko uhitamo ibyiza kugira ngo bituze muri wowe. Nimba hari ukuntu tuganiriye cyangwa hari ubundi bumenyi wiyunguyeho, ugasanga hari ibibi byari bituye mu bugingo bwawe, harimo ishyari n'urwango n'umubabaro n'agahinda n'ibindi, hari ukuntu uhitamo kubisimbuza ibindi, hari ukuntu uhitamo gusohora bimwe kugira ngo winjize ibindi, cyangwa se gusohora bimwe byitwa ko ari bibi kugira ngo ibyiza bibone umwanya uhagije, cyangwa se umwanya wisanzuye muri wowe mu bugingo bwawe, cyangwa se mu marangamutima yawe. Ukavuga uti ngewe mpisemo kudacumbikira agahinda, mpisemo kudacumbikira umubabaro. Ushobora kuvuga ise nahisemo kudacumbikira umubabaro, ariko nabonye ibintu bimbabaza mu kazi, nabonye ibimbabaza mu rugo rwanjye, nabonye ibimbabaza mu bana cyangwa ku mugabo wanjye, cyangwa nabonye ibimbabaza ku mugore wanjye. Birashoboka ko hari ikintu gishobora kugeraho kikakubabariza umutima, ariko ntucyemerere ko kigutindaho. Ni byiza ngo nimba uhuye n'ikintu kigutera umubabaro, birashoboka ko ushobora kugira ubushobozi bwo kucyemerera gutinda, cyangwa se gucyemerera kubana nacyo muri wowe. Ushobora kuvuga uti ngewe ikintu kirambabaje, kineye agahinda, ngize ikintu gituma ngira umubabaro cyangwa agahinda, ariko sinemera gutindana n'uyu mubabaro, sinemera na gutindana n'aka gahinda, sinemera gutindana n'uru rwango, sinemera gutindana n'ikintu iki ngiki cyangwa iki. Rero ndabashimiye mwese uburyo tubamo iyo tumaze kumenya ubwenge, cyangwa se tumaze kuba bakuru, cyangwa tumaze kujya twakira ubumenyi butandukanye ku bintu ibi n'ibi, usanga ibyinshi noneho byinshi bigize twebwe ari amahitamo yacu, cyangwa se hari ukuntu byinshi biri muri twebwe ari uko tuba twabihisemo. Urugero, nimba ufite nk'inzu cyangwa ufite urugo, ibyo byose mu bintu byinshi biri mu nzu yawe, hari ibyo waba wahisemo kuzana ukaberekera muri iyo nzu yawe, ukabituza aho ngaho. Nimba wowe ufite inzu, hari ukuntu uhitamo uti aya mabara nzayasiga ku nzu yanjye, amarangi nzayasiga ku nzu yanjye. Hari ukuntu uhitamo uti ngiye gushyira ibirahure ku nzu yanjye, ibi birahure by'inzu yanjye, amadirishya cyangwa imiryango bizagira ibirahure bisa gutya. Nimba ugiye kugura intebe, ugahitamo ukavuga uti izi ntebe nshobora kuzibana mu nzu yanjye, nshobora kujya nzicaraho n'ejo nkazicaraho ntacyo bitwaye. Ushaka kuvuga uti ngiye kugura amashuka mu isoko, aya mashuka y'umweru cyangwa y'icyatsi cyangwa y'umutuku, nyahisemo ko yaba mu cyumba cyanjye. Ibintu byinshi rero usanga iyo tumaze gukura tugira amahitamo y'ibintu runaka, yaba ibigaragara n'ibidahagaragara. Rero hari igihe umuntu agira amahitamo meza cyangwa agahitamo amahitamo mabi. Ushaka kugura ikanzu y'ubururu, hashira iminsi ugasanga ukeneye icyatsi, ukavuga se ikanzu y'ubururu ibana n'icyatsi cyangwa oya, reka imbanze nyivaneho ntungiye ngiyi. Yenda ubwo n'urugero rusa nk'aho ari rutoya cyangwa rworoheje, ariko no mu marangamutima hari ukuntu duhitamo. Umaze kumenya amarangamutima
meza ashobora kugira umumaro wowe akagirana n'umumaro bari kumwe nawe, cyangwa se amarangamutima mabi ashobora kwangiza cyangwa akangiza abo muri kumwe cyangwa bari hafi yawe. Ibyo rero byose ni amahitamo. Ibintu byose rero buriya hari ibyo tugiramo amahitamo. Hari ibintu ushobora kubaho ahahise hawe ugasanga nta mahitamo wabigizemo, ariko uyu munsi ushobora gufata icyemezo cyo kugira amahitamo aya cyangwa aya ngaya ku buzima bwawe cyangwa ku byo utuza mu bugingo bwawe. Rero ntarajya kure, tukiri muri icyo kiganiro cyo kuganira ku bikomere by'umutima, hari umumama umwe wanyandikiye, reka mbasomere message wenda ntoya, izindi message abatwandikiye tuzajya tugenda tuzivugaho buhoro buhoro, ariko kuko turi gusa n'abagana ku musozo wa kino cyiciro twahariye kuganira ku bigendanye n'ibikomere by'umutima, reka mbasomere message imwe y'umuvandimwe yaranyandikiye, arambwira ati mwakoze kutubwira ibikomere bimwe na bimwe cyangwa se amoko y'ibikomere. Mwatubwiye ibikomere byo mu muryango, tubwira n'ibikomere byo mu bwana, ariko ntimwatubwiye ibikomere byo mu kazi. Buriya ibikomere byo mu kazi ntitwabyongeramo nabyo? Hariya hantu tuhamara amasaha menshi pe, abenshi no kurenza ayo tumara mu muryango cyangwa tumara mu rugo. Ibikomere byo mu kazi ni byinshi, tuzabirebeho uko umuntu yabana nabyo ukuntu umuntu yabana nabyo akanabikira. Urumva uyu nguyu aravuga ati mwagerageje kuvuga ibikomere byo mu bwana, ibikomere byo mu muryango, ati ariko ntabwo mwavuze ku bikomere byo mu kazi, ati kandi mu kazi ni ahantu tumara amasaha menshi. Ati ese ibikomere byo mu kazi nabyo ntimwabishyiramo tukareba imiterere yabyo cyangwa se n'uburyo umuntu ashobora kubana n'ibyo bikomere byo mu kazi akaba yanabikira? Urakoze cyane, ndagushimiye. Ni byiza koko mu kazi nawe tuhaba amasaha menshi, mu kazi tuhamara amasaha menshi. Aragira ati abenshi hari igihe tuhamara amasaha aruta n'ayo tumara mu rugo. Birashoboka kandi nibyo. Ibikomere byo mu kazi rero ubwo nabyo muraza kumfasha tuze kubishyira mu rundi rutonde rw'ibikomere, turebe uburyo ki umuntu ashaka kugira ibikomere mu kazi kandi akanabikira, kandi akazi kakaba kakomeza adahagaritse akazi. Buriya hari n'abantu bagira ibikomere mu kazi ntibabashe kubyihanganira, bikarangira basezeye akazi, igikomere yahuriye nacyo mu kazi kikamubera intandaro yo guhindura akazi. Ibyo nabyo tuzabirebaho, tuzabigarukaho. Imana iguha umugisha. Ndabizi ko bashije gutya, hari abandi wenda benshi abarije akavuga ati ngiye mu rugo nta kibazo, ariko buriya nakomerekeye ku kazi cyangwa nangirikira mu kazi. Nabyo birashoboka rwose. Hari undi wavuze ngo ibikomere byo mu mutima bikomoka ku mubiri mu buryo bw'isura n'imiterere, nabyo uzadusobanurire uko umuntu yabyakira. Abantu benshi bafite inyota yo guhinduza imiterere yo kwihinduza imiterere y'ibice by'imibiri, pressure ya siporo cyangwa regime, mbona bifitanye isano. Muzadufashe gufasha ababifite byananiye kwiyakira. Imiterere ngo pressure ya siporo, pressure ya regime bimeze nk'ihungabana. Undi arandika ngo ubuse igikomere cy'ubugufi bureshya n'agasonga bugari umuntu yagikira ate mwarimu? Yagikira ate mwarimu we? Ubwo rero ni byinshi cyane bagiye bandika, gusa wenda ngaruke kuri uyu wabajije ibikomere byo mu kazi. Ibikomere byo mu kazi, uyu nawe yabajije ku bikomere by'imiterere, ugasanga ngo abenshi bafite inyota yo kwihinduza imiterere y'ibice by'imibiri yabo, bari gukora siporo kuri pressure, bari gufata regime mu buryo bumeze nk'ihahamuka. Ibyo nabyo tuzabiganiraho. Hari igihe umuntu ashobora kutanyurwa n'imiterere y'umubiri we, akagira icyo bita ihungabana mu bigendanye n'imiterere y'umubiri, akavuga ati iki ngiki ndagihindura bubi na bwiza, reka nkore ibi, ugasanga umuntu regime amaze nk'imyaka wenda iyi ni ku ma regime, agafata regime
atavuganye wenda n'umuganga, atavuganye n'umuganga w'imirire, nta muganga n'umwe bavuganye akavuga ati nabonye kuri YouTube iki ngiki gituma wenda inda igabanuka, nimba afite inda nini, nimba afite amaguru manini, ati ngiye kujya nirukanka amasaha ya naya kugira ngo wenda amaguru agabanuke. Undi ugasanga igice cy'umubiri runaka nicyo kimuhangayikishije, akaba yafata n'ibyo afashe ibyo ari byose, akaba yarya n'ibyo abonye, rimwe na rimwe bikaba byanamwangiza igifu bitewe n'uko afite igice cy'umubiri runaka cyangwa se imiterere y'umubiri we ishobora kuba imuteye ihahamuka cyangwa se imukomerekeje mu buryo ubu cyangwa ubundi. Ibyo nabyo tuzabiganiraho, nibidukundira nzabashakira umushyitsi, nzabashakira umuntu w'inzobere mu bigendanye n'imirire cyangwa se mu miterere y'umubiri w'umuntu, kugira ngo adufashe ari ukora siporo ayikore mu rugero, ari uhindura imirire nabwo ayihindure mu rugero, kuko hari igihe usanga umuntu afashe wenda aragiye arasomya ati inda wenda kugira ngo igabanuke, cyane abagore tukunze kugira ibyo bibazo by'inda zacu ngo ni nini, rimwe na rimwe ikaba ivuyemo abana 4 cyangwa 5 ukagira ngo ingane niyo wari ufite ukiri umukobwa, ugasanga bikuviramo ihahamuka imyaka myinshi ku buryo wiyahuza indimu cyangwa ukiyahuza ibyo kurya runaka ngo undi yarabifashe birakunda, ugasanga bikuviramo uburwayi bukomeye. Ushobora kurwara igifu cyangwa indi ndwara ntazi bitewe n'uko twafashe ibyo kurya mu kavuyo nta muganga tubajije. Hari ikiganiro cyajyaga kiza no kuri Radio Rwanda kivuga ngo baza muganga, ugasanga dufashe turashaka guhindura imiterere y'imibiri nta n'umuganga tubajije, ugasanga bituviriyemo uburwayi cyangwa ubundi. Ugasanga umuntu akoze siporo s'indengakamere, ugasanga bimuvuriyemo uburwayi bw'ingingo cyangwa se uburwayi runaka ku mubiri. Ni byiza ko ibintu byose rero tubikora ariko tukabikora mu rugero. Nimba ukoze siporo ikore mu rugero, tuzashaka n'inzobere muri siporo zituganirize, kubera ko usanga muri iyi minsi abantu cyane cyane abubatsi cyangwa abakuze bafite ikibazo cy'ubuzima cyane, cyangwa se nimba ari ugutinya ubuzima, nimba ari gukunda ubuzima, sinzi ko nabyita. Ugasanga abantu bari gukora siporo z'indengakamere cyangwa se bari gufata amarejime y'indengakamere. Ni byiza ko tuganira n'abantu babisobanukiwe cyangwa babihugukiwe cyangwa bafiteho ubumenyi buhagije burenze ubwo dufite, kugira ngo tutiyangiza tuzi ngo turi gukora umubiri wacu neza, ahubwo ugasanga tugiye kwangiza umubiri nyamara bitewe n'ubumenyi bukeya ku byo turimo dukora. Ni byiza ko byose tubiganiraho kugira ngo tutavaho twiyangiza. Nibyo rero usanga abantu ihungabana cyangwa se ibibakomeretsa biza mu buryo butandukanye, kandi ugasanga nanone hari ibyo abantu bagiye kwitera bitewe nanone no kutamenya, gushaka gukosora ibintu ukabikosoza, ubundi bitamenya ugasanga bibaye amakosa. Ubwo rero muri makeya ni byiza ko tudahubuka mu byemezo dufata ubuzima bwacu. Natangiye mbabwira ngo hariho amahitamo umuntu akora. Ni byiza rero guhitamo kandi tugahitamo neza tubifashijwemo n'Imana. Hari watubwira ati ibikomere mwavuze mwibagiye gushyiramo ibikomere byo mu kazi. Ati mu kazi tuhamara umwanya munini utandukanye, rimwe na rimwe abenshi tukamara amasaha menshi atandukanye nayo tuba mu muryango. Ati ni byiza ko muzagira umwanya wo kuvuga ku bikomere byo mu kazi. Nibyo koko mu kazi tuhamara igihe kinini. Ushobora kuba uri umuhinzi, ushobora kuba uri umucuruzi umara umwanya mu iduka cyangwa se mu isoko, ushobora kuba wenda ukora akazi ko mu biro, ushobora kuba ukora kwa muganga cyangwa mu ishuri uri mwarimu. Utuzi turatandukanye, imirimo abantu dukorana myinshi. Ushobora kuba uri umusirikare cyangwa uri umupolisi, ushobora kuba ni henshi dukora hatandukanye. Aho ngaho mu mikorere cyangwa se mu kazi dukora naho hari igihe umuntu ahakomerekera. Rero ni byiza ko iyo wamashije kwimenya aho ibikomere wowe ugerageza no gutekereza ku bari iruhande rwawe. Hari ukuntu buriya wa muntu wo mu kazi ukubwira nabi cyangwa se ugukomeretsa, uzasanga wenda nawe impamvu akubwira nabi cyangwa se impamvu agutoteza ashobora kuba afite igikomere ahantu. Rero ni byiza mbere y'uko wenda tunabiganiraho cyane byimbitse, ni byiza kwitoza kubabarira uwo muntu ugukomeretsa mu kazi. Hari ukuntu buriya nawe ashobora kuba akomeretse, kuko buri muntu atanga icyo afite. Nimba umuntu afite umunezero muri we, aratanga umunezero kuba muri hafi. Nimba umuntu afite ibyishimo muri we, arabasha kubisangiza muri hafi. Ikindi, nimba umuntu muri we afite amahane cyangwa umujinya cyangwa afite agahinda, niko abasha gusangiza abandi. Buri muntu mu mutima niba huzuye umunabi, niwe uzasohoka muri we ugera kuba bari kumwe. Ni byiza rero nanone ngo abantu batugose, abantu tubana nabo mu kazi, dufate umwanya wo kubanza kubababarira, kuko wasanga nabo ubumenyi dufite ku bikomere cyangwa ku muntu w'imbere batarabugira cyangwa batabufite. Bashana ko ubwo bumenyi babuzi, atari ko batabasha kugirirwa ubuntu cyangwa kugira imbaraga zo kwiyambura ibyo bintu, cyangwa bataragira umwanya wo kwakira Imana muri bo ngo bafashe gusohora ibi biri mu mutima. Rero ni byiza ngo umuntu niba kubabaje cyangwa kumerekeje ari mu kazi we, kugira ngo woroherwe no kumubabarira vuba.
umubabarira vuba. Rimwe na rimwe hari igihe ibyo ufite ubumenyi we ntabyo afite, cyangwa ubushobozi ufite bwo kwakira cyangwa se bwo kubabarira we atabufite. Ni byiza ngo abatukomeretse cyangwa abatubangamiye mu kazi tubanze tubababarire. Umubabarire wowe nugerageza mu gihe wari kugusukaho ibibi afite, wowe wuzure ibyiza umusukaho nawe byiza ufite byo mu mutima wawe. Umuntu ashaka gusukaho ibi kuko nibyo bimwuzuye umutima, wowe gerageza umutima wuzuze n'ibyiza, wowe uwo muri kumwe mukorana wowe uzamusukaho ibyiza, umuzuzeho umunezero. Nimba ufite ibyishimo uzabimwanduza, aho kugira ngo ufite umushiya awukwanduze, wowe ugerageza umwuzuzeho amahoro n'umunezero. Rero umuntu atanga icyo afite. Hari igihe turenganya abantu ngo ntibaduhaye amahoro nyamara ntayo bafite. Hari igihe turenganya abantu ngo ntibadusekeye nyamara nta bitwenge bafite muri bo. Hari igihe turenganya abantu ngo bari kutubwira nabi nyamara umunabi ni umwuzuye. Rero tugerageze tubabarire abo tubana nabo, hanyuma twebwe dufite ibyiza muri ko tugerageze tubibahe. Nutangira urugendo rwo gukira uzasanga amahoro arimo aragenda aganza umutima wawe. Nugira amahoro mu mutima niyo uzabasha guha abakuri iruhande. Rero mu by'ukuri habaho kubabarirana. Umuntu ashobora kubangamira mu kazi, rimwe na rimwe ukavuga uti ngewe umuntu arambangamiye reka muve iruhande. Hari igihe ubona umuntu utamuhindura ukagerageza ukamuva iruhande aho kugira ngo wowe wirinde kandi nawe umurinde. Rero hari igihe nanone utahitamo kuva iruhande rw'umuntu ukavuga utaguye umuntu reka mugume hafi kugira ngo ndebe ko umunabi agira nabasha kumenya isoko yawo cyangwa namufasha kugabanya uyu munabi ahorana cyangwa umunabi agira. Rero navuga ngo ni ukwihanganirana mu kazi, twihanganirane nk'uko no mu rugo twihanganirana. Akenshi rero hari igihe uzasanga umuntu mu kazi kwihanganira bagenzi be byamunaniye, akenshi ugasanga no mu rugo no kwihanganira abo babana nabyo ni ikibazo. Rero navuga ngo duhere mu rugo, dusohoke tugere no mu kazi, dusohoke tugere n'ahari hirya, hose birashoboka. Ahari abantu ngo ntihabura urunturuntu niko abanyarwanda bavuga. Rero ahari abantu ntihabura urunturuntu. Akenshi uzasanga hari abantu bamwe barishimye abandi barababaye, bamwe bakize ibikomere abandi ntibaranamenya ko babifite, ntibamenya ko banakomeretse. Bamwe bari mu rugendo rwo gukira abandi ntibazi no gukomereka nimba bibaho. Nyamara ugasanga wenda wa muntu utazi ko anakomeretse niwe wuzuye ibikomere byinshi, nawe uri kuvirira nawe yenda bitewe n'urugero rw'ubuzima bwe, cyangwa se bitewe n'urugendo rw'ubuzima bwe, bitewe n'ubumenyi afite ku bugingo bwe cyangwa se ku bugingo bw'umuntu. Rero hari igihe umuntu ashobora kuba akomeretse abizi cyangwa atabizi, ariko akenshi uzasanga abenshi baba batabizi ko bakomeretse. Nigeze kubaha urugero ngo hari igihe umuntu agira amahane ati ngewe ngira amahane n'umugore wanjye arabizi, cyangwa ati ngewe ngira amahane n'umugabo wanjye arabizi. Ugasanga ibikomere bye byabaye ikirato cyo kwirata, kuko ataramenya ko bya bibi bye kwa kundi ateye kubi ari indwara yo kwivuza, we akajya agira ngo ni byiza byo kwirata, nyamara ntabwo abizi, ntabwo aramenya ko ari uburwayi bwo kuvurwa cyangwa se ashobora kuvuzwa cyangwa se kwivura. Rero byose biterwa n'ubuntu twagiriwe cyangwa se n'ubumenyi tubifiteho. Rero wenda tuzakomeza ubutaha, ubwo namwe muramfasha dusubize uyu muntu watwandikiye ati ibikomere byo mu kazi tubyitwaremo gute. Arongera ati undi nawe arandika aravuga ati ese ibikomere by'imiterere y'umubiri, amarejime n'amasiporo ko bihitanye abantu muri iyi minsi rimwe na rimwe bikabatera uburwayi cyangwa ibindi bibi, ese ibyo ngibyo twabyitwaramo gute? Gusa muradufasha, mutwandikire mutubwire uko twagira inama abo bantu. Gusa kimwe cyo namubwira ku bijyanye n'imiterere y'umubiri, hari uwavuze ngo bugufi bukabije ngo umuntu yabyihanganya bitewe n'ibyo umuntu yabyakira. Waba uri mugufi waba uri muremure, wamenye Imana burya hari ukuntu tuzi ukiyakira. Impamvu wiyakira iyo uzi Imana ku bigendanye n'imiremere cyangwa imiterere y'umubiri, icyo ugomba kumenya nk'umuntu uzi Imana ni ukumenya ko waremwe mu buryo bwiza kandi butangaje. Ni ukumenya ko nimba uri mugufi usa n'Imana, nimba uri muremure usa n'Imana. Nimba Imana yarakuremye kandi ikakurema mu ishusho ryayo, uko ureshya rero ntabwo bikwiye kubangamira, ahubwo ukwiye kwicara ugatuza ukanyurwa no kuba usa n'Imana no kuba Imana yarakuremye mu ishusho yayo. Uko nguko ureshya cyangwa uko nguko uvuga ngo ni buri mugufi cyane, ubwo ndatanga urugero ku watwandikiye, ubwo bugufi bukabije nibwo Imana yabonye ko bukubereye, nibwo Imana yashimye ko ubasha kubana nabo kandi ukayinezeza ukayinezererwa. Rero twige gutuza, hari ibintu dukwiye gutuza no kwakira, hari ibintu dushobora gukosora bigakosoka, hari n'ibintu tutakosora dukwiye kwakira tukabana nabyo tugatuza tukagira umutima unyuzwe. Murakoze rero, reka ndekera ahantu abarandira, naho ubutaha mukomeze mutwandikire mutubwire byinshi
ku bikomere, mutubwire byinshi ku buryo twakwitwara, haba mu miterere y'umubiri, haba muri siporo nk'uko abavandimwe batwandikiye ariho bagiye cyane cyane batubaza. Ndabashimiye rero bari kumwe natwe, ndabashimiye bakomeje gusangiza inshuti zabo ibiganiro byo kuri Frampani Official TV. Dukomeze tugubwe neza mu miryango yacu, ibikomere bikire, tugereze dukire bishobora tubashe no kuvura n'abandi. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza, ndabakunda kandi abakoze subscribe ndabibashimiye, n'abatarayikora namwe ndabibukije kandi namwe ndabibashimiye. Mukomeze kugubwa neza rero, ndabifuriza gukira ibikomere byo mu mutima kugira ngo umunezero ukomeze kuganza mu ngo zacu no mu miryango yacu. Ndabakunda cyane, mugubwe neza.